Esperance Mbanza Bigwi. Ndi umubyeyi ufite abana 9. Abo bana 9 harimo 5 nabyaye mu nda, abandi 2 ni umukwe n'umukazana, abandi 2 ni abuzukuru, bakaba bana 9. Ndashima Yesu. Nkaba naragize umugisha wo kuba ndi mu muryango maze n'imyaka 36. Wayiteranye he n'amazi wacu 22 hadi bwibaye ingahe? Abazi imibare 58. Ndashima Yesu ahabwa icyubahiro. Se murajya 58 si nyinshi? 8 ni myinshi. Urumva hasigaye ingahe ngo 6? Gusa ntabwo mwavuga ngo amena. Murabona sensa nayo? Ntabwo nsa nayo. Sibyo se? Ariko reka mbikeshe Kristo mubwire ngo Yesu warakoze. Kandi nibisiga biri imbere azabikora nahabwa icyubahiro. Reka rero twinjire mu kigwa cy'uyu munsi wa none kuko turifuza kugira ngo abantu batahe kare tuze kugaruka mu iteraniro kadusenge. Mana ya Aburahamu ugize neza nanone twongeye kwiga ijambo ryawe risobanura umuryango. Iyo tudafite umuryango nta gihugu tuba dufite, iyo tudafite umuryango nta torero riba rihari, iyo tudafite umuryango tuba tugowe. Turakwinginze uduhe imiryango mishya uhereye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbabwire nshuti zanjye, umuryango ni ikintu gikomeye. Umuryango iyo udahari, umuryango iyo udahari cyangwa utariho, umuryango ni utuma tubaho, ni utuma umuntu abaho, ni utuma twaguka. Reka dushimire Yesu mwiza waduhaye umuryango. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimugoroba twabonye mu migani tutari buze gusubirayo ku bari bahari, muze kubaza bari bahari bababwiye, twabonye uburyo umuryango Satana wanga, ariko twanabonye uburyo Imana yawukunze ikawusigasira nubwo n'uyu munsi wa none ukiri mu ngaruka zo kurangara. Twabonye mu migani uburyo umuryango urangara kugeza ubwo utangirira mu irambagiza. Ku bari bahari nimugoroba twabonye uburyo mu irambagiza mu migani tutari buze gusubira, uburyo umuntu agenda agahinduka nk'inka y'imbagwa, kugeza ubwo arambagiza nta bwenge, kugeza ubwo agera ku gisasiro nta bwenge gifite. Iyo miryango rero iyo imaze kugenza ityo ntabwo ishobora gukura iriho ifite ubumana. Twasanze ubumana bugeraho bugahunga, Satana ahabwa intebe muri iyo miryango. Mu gitondo twabonye uburyo ubugome bumaze kwiyongera mu miryango. Twasanze ko noneho n'abashakanye kubera urukundo ruke basigaye ngo banicana. Twabibonye mu nyandiko kugeza ubwo urukundo rushira, abantu bagasambana bakava mu byizerwa. Noneho byajya no mu nzu y'Imana, ubu hano imbere yanjye mfite igipimisho nshyira hano mu muryango umuntu wese akagitambuka. Ni ukuri abasambanyi nababona. Ese ntibiteye agahinda? Ntibiteye agahinda? Mfite icyuma nkagishyira hariya gipima kikagupima kibigaragaza. N'abagabo bafite ingo mwafatwa, abagore mufite ingo mwafatwa, abakobwa dushishira tukabambika amakanzu twasanga ari ababyeyi batarashyingirwa. Ariko buruvuga ukuntu Imana ari igitangaza, ikagira ibanga, iryo banga ryose Imana ikarihisha, ukagenda wambaye ikanzu kandi uri umugore. Mbese Imana ni igitangaza, Imana igira ibanga. Mu muryango rero twasanze neza ko umubyeyi agomba kugaruka akabana n'Imana. Niyo mpamvu icyigisho cy'umunsi wa none kiratubwira amagambo meza akomeye ngo igicaniro
igicaniro, Imana ikeneye igicaniro bwite mu rugo rwawe, igicaniro cy'Uwiteka mu rugo rwawe bwite. Tugiye kureba rero abantu bagize igicaniro mu rugo bwite, uburyo Imana yabashikirije kugeza ubwo inabagororeye abagize igicaniro. Mu gitondo twabonye uburyo hari abakurambere bacu bagize igicaniro ngo Imana ibarinde umubi, kugeza n'ubwo n'ibigeragezo byazaga Imana yabitsindaga mu izina rya Yesu. Noneho ngo kubera kwimura Imana kw'abantu byageze aho ngo Satani nawe ashinga imizi, maze ngo ahabwa intebe. Mbega kaga kubona ushobora kuba uri umukristo ariko Satani yaramaze guhabwa intebe mu rugo rwawe. Mu gitondo twabanye amagambo akomeye atwereka ko abantu batakigira umwanya wo kuganira, ngo iki baganira na telefone, baganira n'amamashini, baganira na WhatsApp, baganira n'izindi nkoranyambaga, ku buryo ashobora kuza akeneye ko munaganira ukamwereka ko nta mwanya umufitiye, ariko iki telefone cyo kikakubona n'ibindi koranabuhanga rikakubona. Twabonye ko no mu muryango amasengesho agenda yimuka akimukira ku ikoranabuhanga, umwanya wo kuganira wabaye ingume. Niyo mpamvu n'ikibazo kivutse ntabwo abantu bakiganiraho, ahubwo umwe azabaye nk'intare akajya hariya, undi akaza yabaye intare ntoya akajya hariya, cya kibazo kikakura kikabyimba kigahinduka umusozi, kuko umwanya wo kuganira wamaze kubura. Kandi uwo mwanya wo kuganira iyo ubuze, twasanze ngo n'abana bigenda bite bapfiramo. Usanga n'abana bapfiramo. Hari ababyeyi hano nshaka kubanza kuvugaho mbere yuko ninjira mu cyigisho. Ndebera isomo riboneka muri Yeremiya igice cya 40. Mwagize neza, mwabaye intwari, mwatubereye imfura. Yeremiya 29:11. Mbabwire ngo nubwo mushobora kuba mwica muri iri teraniro, mwarabuze abo mwashakanye, ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora kuba uri umukecuru umaze gukura, ushobora kuba ukiri mutoya ukabura uwo mwashakanye, ariko ndagira nkubwire ngo hari icyo mwatuboneye izuba, kuko natwe turabakandida b'ejo ko twasiga abo tubana cyangwa bakadusiga. Igira hino nsomera iryo somo. Abo ribonye uduhindi mikoro. Yeremiya igice cya 29:11 haranditswe ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Mirongo 9:11. Ariko n'iryo ryari gitangaza, nzi ibyiza nzabagirira kugira ngo mbarebe umutima mushya, kugira ngo iduhumurize. Irabikora. Yego. Siga imfubyi zawe nzazirera. Siga imfubyi zawe nzazirera. Hano harimo abantu benshi batagifite abo babana. Ndagira ngo mbere yuko ninjira mu cyigisho cy'umuryango, cy'umugore wari ufite umugabo akamuha inama akimufite, nawe wazitanze agihari, ndagira ngo nkubwire ngo ufite Imana n'uyu munsi wa none itazigera ipfa cyangwa ngo ikuve iruhande. Haleluya. Komeza wumve. Siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere. Siga imfubyi zawe nzazirera, ariko n'abapfakazi bagenze bate banyizere. Yicarire mawe, Imana iguhe umugisha. Siga imfubyi zawe nzazikurerera, ariko nawe mupfakazi cyangwa umupfakara usigaye urasabwa kwizera kugira ngo urinde ibyo wahawe, usigasire umurage wahawe. Urasabwa kubana n'Imana, urasabwa kutavogera kuko ari amasezerano. Nta mupfakazi ugomba kuvogera kuko afite Imana,
kandi y'amasezerano ivuga ngo izo mfubyi zawe nzazirera. Hano hari abafite ubuhamya nubwo nta mwanya wabo, abagabo babo bapfuye ari batoya ariko abana barangije kwiga bahinduka abagabo, bahinduka abagore. Kubera iki? Kubera Imana. Ntabwo biyandaritse ngo biyandavuze mu itorero ry'Imana. Ndagira ngo babwire ngo dufite Imana isigasira imfubyi n'abapfakazi kugeza kuri wa munsi bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Amena, amena. Icyo usabwa ni kimwe, ngo n'umupfakazi wanjye nyizere. Mbega kutizera, maze ugacyura abagabo 3, ugacyura 4, ugacyura 6, ugatangira kwigira uko wishakiye, kuko nta rutangira ugifite. Maze abana bakagucika, maze abana bagashavura, maze abana bagakwira imishwaro, ugasigara ufite akaga. Nyamuneka mubyeyi uri hano, nitwe tugukurikiye. Njya nkunda kubaza umutware wanjye ntari ku bundi ko turimo kugera muri za bukuru, ninde uzatanga undi? Akambwira ngo simbizi, bizwi n'Imana. Nuko nkababwira ntari ko bibaye byiza buriya ko njye numva ntabishobora, aho si njyewe wagenda mbere. Akambwira ati niba uri Imana uzagende mbere, niba wariremye uzagende mbere, kuko nta gisubizo babifitiye. Ariko impamvu mbabivuze nuko mba ndeba bitoroshye, ariko hari Imana ibishobora mu izina rya Yesu. Iyo Mana niyo mbatuye. Waba uri umwana udafite mama wawe, nyamuneka reka gutatira isezerano rivuga ngo siga imfubyi zanjye nzazirera. Imana izakurera iteka ndushaka kwirera, ushaka kwigira nabi, ushaka kwikoresha uko ushaka. Nyamuneka kebuka, Yesu akugirire neza. Reka twige rero mu gitabo cyiza nahisemo ko twiga kugira ngo hari iki gitabo gisigare mu bwonko. Ndakibatuye ni igitabo cy'amasezerano, ni igitabo cy'umuryango abantu bashobora kwiga bafite imbaraga nkeya bakagira imbaraga. Reka dutangire, tugiye kureba mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4. Niho tugiye kwiga honyine dusoze iteraniro. Nta nubwo turi bwige imirongo, turatangira ku murongo wa 8. Gahigira hino dusome igitabo Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4. Turahera ku murongo wa 8. Turasanga iby'Umushunemu. Nababwiye ngo umutwe w'ikigisho y'uyu munsi uravuga ngo icyumba cy'Imana mu nzu yawe bwite. Dusubiremo twese, icyumba cy'Imana mu nzu yawe. Ntabwo ari ku muturanyi, ntabwo ari hano mu rusengero, ahubwo mu nzu yawe. Icyampa uyu munsi ukagitahana mu izina rya Yesu. Icyampa uyu munsi ugatahana icyumba cy'Imana. Reka dusome duhereye ku murongo wa 8. Bukeye Elisa, komeza mawo, kwihuta. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, nk'uko nanjye nahagurutse nza mu ruhengeri. Korari igahaguruka mu gitondo ikaza mu ruhengeri, niko natwe twaje mu murimo. Elisa ari mu murimo, data twese ahabwa icyubahiro. Nuko umva, hari umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura. Uyu mugore yari afite amafaranga. Ubwo abantu bavuga ngo amafaranga, ugasanga umuntu aragenda ngo bakire sa abantu. Nyamuneka tujye dukosora indimi zacu. Hari abakire bamenye Kristo bagiye kuzaraga ubugingo ubareba. Umukire uhamagara umwana wawe yarembye umuriro wamwisha akamushyira mu modoka akirukanka. Reka mbabwira akantu kabaye ejo bundi hari mu Gasyata. Umuntu yarimutse, muzi ko mu Gasyata ateye nabi, simvuga ahantu hariho mutahamenye. Noneho umuntu arahimukira, hageze yari afite imodoka. Umukene agira umushiha aramugati amusaba umuhanda kugira ngo imodoka yigica mu rugo yica aho hantu. Amusaba akantu gato cyane, aramubwira ngo batwumvikane, ntunyiratishe ko ufite imodoka. Arakamwima aka kantu kabafashe, ako kantu arakamwima. Noneho wa muntu akajya asiga imodoka ku muturanyi. Ariko uwo muntu yari afite umwana wiga kuri kaminuza aho ntari buvuge. Noneho mu minsi mike arangiza afite fiance. Nihuse, ntabwo ari igitekerezo n'ibintu byabaye. Ubukwe buba buratebukijwe, ubukwe burabaye, ariko ubukwe buzanywe cyumweru gitaha wa mukobwa afatwa n'indwara mbi cyane ku buryo yagombaga gupfa. Ya ndwara amazi ashira mu mubiri, umuntu agasigara yabaye iki? Yabaye ubusa.
noneho wa muntu ajya gukomanga muri cya gicuku ngo azagenza ateyemwe atware wa mukobwa kwa muganga ufite ubukwe. Umugore n'umugabo bahaguruka mu nzu birukanka bajya guterura umukobwa bamuzamukana hehe. Ese mwahurikiye ku muturanye habika iki? Imodoka. Bagenda bamuteruye bamugeza mu modoka barirukanka bamushyira kuri drip vuba vuba yirekura yihuta. Umukobwa arazanzamuka. Izina ry'Imana ntabwo cyubahiro. Umukobwa azanzamutse asanga wa muturanye nyina na se babwiye ngo ntukatwiratisha imodoka nibo bari muri hehe bamuri hejuru. Umukobwa ageze mu rugo arabwira ati ntabwo ubukwe buzataha utaraha umuturanye nzira. Sinzava hano, nzava muri uru rugo ruko utanze inzira. Papa umukobwa ararira, nudatanga inzira sinzaruvamo. Ngumane. Papa atanga inzira, mama atanga inzira, barayisinyira bayishyira mu nyandiko. Inzira iraboneka, babantu barahoberana bariyunga. Data habwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ryose usohora mu kanwa ujye uryitondera, rishobora kukubera urubanza cyangwa umuvumo. Wa muntu yabwira ngo ntuzanyiratisha imodoka niba mutabariye umwana ntiyapfa kandi arashyingirwa. Ya modoka ku munsi w'ubukwe niyo yajyanye abageni. Mbese Imana yacu ni nziza. Icyampa tukamenya ibanga riri mu gakiza. Nuko umushuri mu kazi rero yari umukire. Soma twumve. Muzakire namwe ariko muzubahe Yesu, ntimuzakire ngo mwibagirwe Imana. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Noneho umuntu w'Imana iyo yanyuragaho hose muzirikane iki gitekerezo mugikurikire, yajyagayo gufungura. Komeza. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Icyitonderwa niwo murongo papa wacu yadusomeye. Umugore ararebye. Ese abinyuma muri turimo turumvikana? Imana ibaho umugisha. Nimukurikire murebe. Uyu mugore ni umukire. Uyu mugore amaze kureba. Uyu mugore asanze uyu muntu ari umuntu w'Imana. Uyu muntu agiye gutanga raporo ku mugabo we. Uyu muntu nabonye ari umuntu w'iki? Wera w'iki? None mugabo wanjye nje kugusaba ngo twubaka kumba hejuru yacu nka twatundi bajya bubaka ngira ariko umva ukuntu yifuje kumushyira hejuru kuko mubonyemo kwera kw'iki? Kw'Imana. Nuko tanze igitekerezo kirakirwa. Ese ni kangahe mu rugo iwawe mujya muganira mugahuza ibiganiro, igitekerezo cy'umugore kigahabwa agaciro kikagira umumaro? Nangwa uwawe nta jambo agira, nangwa uwawe nta gaciro afite, nangwa uwawe ni umugore nyine, ariko uyu mugore igitekerezo cye cyahawe agaciro gikora ibitangaza. Mugiye kubyumva, tega amatwi. Hari ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Noneho atangira kujyaza cya cyumba inama yatanze wa mubyeyi irasohoye. Noneho araje aryamyemo. Komeza. Abwira umugaragu we Gehazi ati amagarira uwo mushunemukazi. Noneho nawe atangiye kunyurwa n'ineza y'umugore. Ineza y'umugore itangiye kumukora ku mutima. Atangiye kuvuga ati mpamagarira uriya mushunemukazi, mpamagarira uriya mubyeyi wanyakiriye, mumpamagarire. Ariko muzirikane ko yavuze ibintu bigeze kuri ibyo nsaba kugira ngo bibe mu muryango wawe. Yaravuze ngo tumushyirire n'iki? Mubivuke, mubitondagure. Ndabishaka iwanyu, ndabisaba Yesu ngo bibahe mu izina rya Yesu. Yaravuze ngo tumushyire n'iki? Cya mbere uburiri, icya kabiri, icya gatatu intebe, icya kane hari itabaza n'intebe, icya gatatu ni iki? Icya kane ni ikihe? Ameza. Ibyo bingahe? Ni nka bine ndetse bitanu. Tubimushyiriremo kugira ngo icya mbere n'itabaza ririmo, nimureba uburiri ajya aryama, ameza, itara, ibintu byose tubimushyiriremo. Iwacu mu rugo hagomba kubitabaza.
iwacu mu rugo hagomba kuba uri gucumbikira abashyitsi. Ntuba umugore w'inuba. Abagore b'inuba kenshi baca imiryango. Hari abagore bubaka ingo ugasanga afite utuntu yakuye ahantu runaka, kuko buriya dutererwa mu miryango itandukanye. Reka mbabwire, bwana tuza kugera muri kino gice muraza gusanga dukeneye umwuka wo kutuzura. Muraza gusanga dukeneye umwuka wo kutuzura kandi tuzurwe mu izina rya Yesu. Hari abagore bubaka ingo bazigeramo ugasanga bafite principe zidahinduka, bafite utuntu tudashobora guhinduka. Nyamuneka ndakwinginze ujye wemera ko ibintu bihinduka. Amen. Ugasanga hari umugabo ngo njyewe mama nasanze wose ugiye gusanga ko nawe ufite nyina. Ibintu bigomba guhinduka. Hari ibintu byinshi bigomba guhinduka, kubera ko abantu bagiye guhura babiri, buri muntu afite umuco wabo. Ndafite niyo mpamvu cyagiye bamaze kubasezeranya bacana itabaza rimwe, andi matara akagenza gute akazima. Kubera iki? Babagiye kuvuga ngo bagiye kugira umuco umwe. None se abantu bagiye kugira umuco umwe batarabanye bisaba kwigana. Ngo bisaba iki? Bisaba kwigana. Kandi uko kwigana hakabaho kwigomwa no guca bugufi. Iyo tutigoma mu muryango ngo duce bugufi ugira ibintu urakura, ntago wagumayo. Ntago wagumayo. Tugomba kwigomwa, tugomba kurekura, tugomba kugira ibiganiro. Bya biganiro rero bigiye gukora ibintu bitangaje. Nsomera wumve. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Amaze kumuhamagara muzirikane ko Elisa ni ubwiye inde yemwe nyamukurikira ngo agenda genze gute, kuko akozwe ku mutima anyuzwa n'ineza uriya mugore agenje gute. Mwumve ibitangaza bigiye gukoreka mu miryango yanyu niba muri maso, kuko n'uyu yari umuntu nkawe, yari umugore nkawe. Hari ibyo yari akeneye, hari ibyo yaburaga, ariko yarabihawe mu izina rya Yesu. Yarabihawe mu izina rya Yesu. Nawe wabihabwa. Ariko murajya ngo ntabwo turushye n'amadivorce. Muse muribwira ngo abadivorce abari muri mu madivorce n'ababa hanze bonyine. No mu itorero divorce zirahari. Hari zo tuzi, hari zo tutazi. Hari igitabo nahoze nsoma hariya cyambwiye ngo reka mbabwira abagize imiryango ngo niyo mukoze divorce mugatandukana mu mategeko ngo ariko ntimutandukana mu mitima. Ngo iyo ugenda uramugendana. Igitabo cyampaye amagambo akomeye cyane. Ngo niyo mutandukanye mukajya gusinyura. Hajya ni kwa noteri, ni kwande basinyurira. Karemani ni kwande basinyurira. Karemani ni kwande basinyurira. Ni mu rukiko. Aha, ntago ari kwa noteri, ngo kwa noteri ni mu bibanza. Reka mbabwire. Niyo ngo mukoze divorce mugasinyura ngo mu mutima uhora ugenza gute umugendana. Kandi ikindi ngo Imana yavuze ngo si byiza ko ababenyine ngo muremere mufashe umukwiriye, ngo stiri ubukiri umugore wo mu buryo runaka. Kandi mwaragenje mute mwirinde divorce nk'ubushita. Shakisha ikintu cyagukumiye gutandukana n'uwo mwashakanye. Shakisha ikintu cyose wakora kugira ngo umugore wawe agubwe neza. Shaka ikintu cyose wakora kugira ngo umugabo wawe n'abana bagubwe neza. Garura ibiganiro watakaje mu muryango. Garura gusenga, garura igicaniro mu muryango. Nukuri no kigarura Imana izaguheka ku bitugu, intambara zizarangira. Kuko kupfukama tukira aho ngaho zana cya gitabo. Zana cya gitabo mbereke. Turabijyanisha kandi turihuta muhumure. Turihuta. Reka mbabwire. Soma ya magambo. Ntacyo hera kuri kano. Ego, mwumva aya magambo. Mukurikire. Uyu mubyeyi yamenye ibanga. Yamenye ko Elisa ari umuntu w'Imana. Kandi yari yarumvise ibitangaza n'imirimo yakoreye Abisirayeli. Yajyaga yumva inkuru n'ibitangaza Abisirayeli bakoraga mu butayu kuri Yorodani ndetse no mu gihe bari bageze Kanani. N'ahandi hose yajyaga yarabyumvaga, kuko rero yarabizi yahaye agaciro umuntu w'Imana. Niba uyu munsi wa none uri Kigombe uha agaciro icyiciro cy'umuryango, Imana ifite igihe gukeneyeho uyu munsi wa none kuko ubona ko bikeneye. Mwumva andi magambo atangaje. Tega amatwi.
nk'inshingano ye yo guha icyerekezo umuryango we. Umugabo agomba kubera icyitegererezo umuryango we muri byose, gukunda no gushaka Imana, kwihangana no kwihanganirana, kuba umunyakuri, kuba inyangamugayo. Genda gake inshuti zanjye, genda gake. Ngo umugabo agomba kuba ikibagabo beza bari hano basaza banjye, ngo umugabo agomba kuba ikiri bamwankurikiye. Agomba kuba inyangamugayo, agomba gukunda, agomba kwihangana, agomba kwiyegurira Imana, agomba kwigisha umuryango Imana. Uyu munsi none abagabo bahagarariye ibicaniro by'ingo zabo ni bande? Se mwari muzi ko buryo umugore agomba guhagarara ku gicaniro ari kudahari? Wapfuye cyangwa bagiye muri mission cyangwa bagiye mu kazi. None uyu munsi turi bize. Ujye usenyesha abana ariko genda ari mu kazi. Akazi kaduta umuryango wawe uzakabazwa. Komeza wumve. Kubinyangamugayo, ubutwari ndetse n'urukundo. Kubinyangamugayo, kugira ubutwari ndetse n'iki? Uyu mugabo w'umushunemu rero yari intwari kuko igitekerezo cy'umugore yacyakiranye amaboko yombi. Komeza. Umugabo nk'umutwe w'urugo afite inshingano yo gutambira Imana igitambo buri gitondo. Umugabo nk'umutwe w'urugo agomba gutambira igitambo buri gitondo umuryango we, azi yuko bacumuye barangaye. None uyu munsi wa none abagabo dufite batamba ibitambo, Imana izabaho umugisha kandi mukomeze ntimukabiveho. Ababijimije ndabararikira nyamuneka kwegera Imana kuko turi mu gihe cy'imperuka, iminsi idasanzwe. Dutegereje gato gusa kugira ngo impanda y'umwami ivuge twitahire budapfa. Abakivuyeho mu gisubireho, abagisandaguje mwongere mu kirundarundi. Hari imiryango irahasandaguza igicaniro, hari imiryango itagisengera hamwe, umasenga ukwe undasenga uko. Usibyo n'ibyo n'igitanda hari ababa hariya, hari ababa mu cyumba cy'abana, hari abaraza abana. Mbese Mana ushimwe kutugirira ibanga, ko mutavuge ngo amena. Ushimwe kutugirira iki? Ubu Imana irebye biri mu mitima yanyu ukuntu bisibana. Urugero rwihuse, ubu hari uwaje wenyine amusize, hari uwaje amubwira ngo ngiye sinshaka ibintu byinshi, hari uwicaye hano undi yicaye hariya, ntabwo nshaka kubireba, mwihangane. Bashaka no kwicarana, ubwana burarushya umwe. Ubundi abo bana mujye mubagota bashyira hagati yanyu. Ntabwo ari ngombwa ko umugore aruha wicaye aho ngaho, mufashe kuko Imana yaguhaye impano y'igitsure. Ari muzi ko uyu mugabo arebye umwana igitsure cyo kimugirira akamaro, ariko usanga nyoko ukagira ngo yaramutahanye. Sanga nyoko, reka mbabwire, hari ibintu Imana izababaza. Uyu mugore agira utuntu twinshi dutandukanye, yarakeneye impuhwe zawe, agira inguni nyinshi zimureba. Iyo ari umugore muzima aba afite inguni nyinshi hanze amaso, ariko aho kugira ngo umworohereze no kwisabato, sanga nyoko, akamunosha vuba yihuta, sanga nyoko. Aba bana ntabwo ari abanyina, aba bana ni abanyu. Soma wumva umushene mu kubyagenze. Umva? Na buri kigoroba azana ab'umuryango we bose imbere y'Imana. Uyu mugabo agomba kuzana ab'umuryango we ku gicaniro mbere y'iki? Abagabo bari hano mugire mutya, mwese muzamura ikiganza, muzamure ntacyo bitwaye. Imana yo mu ijuru ababikora ibampera umugisha, abatabisohoza bifuza kubisohoza Imana ibashoboze mu izina rya Yesu. Kubera ko hari bari bazi ko ikintu ngiye kuvuga, banze kuzamura ikiganza. Navuga siki usije kuvuga ibyo data yantumye nkigendera mukagasigara akora, konzi neza ko iri teraniro hariho umuntu Imana yantumyeho. Winangire ariko Imana yakuntumyeho. Divorce uyisibe, kwahukana no gutandukana ubisibe, ubutane ubusibe. Ushaka ikintu cyatuma Yesu abongira muri Karuvari, maze mugende mwende mu izina rya Yesu. Ayishimira ibyo yabakoreye iryo joro cyangwa uwo munsi. Noneho uwo mugabo agatangira gushimira Imana ibyo yakoreye iki yemwe? Umuryango we, umugore we, abana be, mushiki w'umupfakazi, mama we w'umukecuru, itorero ry'Imana. Nuko agatangira gutamba igitambo. Bagabo mufite inshingano zo kutugeza kuri data, nakwe tuticaye. Mudufashe kuko hari aho tugira intege nkeya, kimwe n'uko nako tubihamagarirwa kugira ngo tubafashe. Hari abagore nabo badafasha abagabo. Nongere mbasubiremo kuko ndabazi. Isaha yo gusenga
niyo saha yo gutangira guteka. Indirimbo yavuye atangira kuririmba ngo ariko suraririmba urabona ntari mu guteka, hatangiye guteka umugabo agacika intege. Ugize umugisha n'ibyo ukora wabireka cyangwa ukagira gahunda mu rugo rwawe. Hari abagore batagira gahunda. Iyi ndirimbo yazamurwa n'umugabo rimwe na rimwe nawe akayizamura ku gatsi nk'umuntu umuhima, kuko arabizi yasize amafaranga yo guhaha, ayatanze saa 2 z'ijoro, arahageze kugira ngo hari akore igicaniro. Mu gitondo bakise cy'ubunebwe harya bavuze ngo ni icy'ubunebwe cyangwa niba ari icy'ubunenganenzi. Agatangira ngoma mwaza tugasenga, muve dusenge. Isengesho ry'agahato, isengesho ry'agahanyu, isengesho ritari mu mwuka w'Imana. Mwaza tugasenga, muze dusenga ariko ubundi mwarananiye kandi. Okay, ngomane ko bugiye kwira, arakaririmba cyane kugira ngo umugore uri mu gikoni yumve. Haje umwijima mwamungumane, nuko abanyabwoba bakaza birukanka. Umugore akaza rimwe na rimwe akamva twumvikane rero ndacyahata ibirayi ubwo sengana n'abana bawe. Okay, agashaka televiziyo, hagashyiraho televiziyo. Wa mugore yaza none akamubwira umva amasaha yo gusenga yarangije, ndeka rikurikire ijwi ry'Amerika cyangwa se biri kubera ahandi hantu navuze. Nuko ubwo igicaniro kigapotera kikagenda kikagera dawuni kugeza ubwo imiryango isigaye itagisenga. Bitangira ni ruto, musubire mu bitangira ni ruto. Noneho wajya kumva umugore arigamba cyasigaye nsenga ngenyine, umugabo nawe akigamba cyasigaye nsenga ngenyine. Hano mujakazi w'Imana, inama dutanga Imana itanga nuko umugabo agomba kuyobora igicaniro nk'umuntu uzagigeza ubwami bw'Imana. Abayoboye akabatambira igicaniro cy'umu gitondo n'iki n'ikigoroba. Ego gasoza twihute tusubira ku mushene mu twihutire gusoza. Imana imbabazi kubw'ibyo babasha kuba bayicumuyeho. Agasaba Imana imbabazi kuko abana be n'umugore bashobora kuba bagenje bate bayicumuyeho. Uwo mugabo akingingira Imana kugira ngo abana bo barekoke mu izina rya Yesu. Amena. N'umugore nawe ubwe yego kandi ashyira umuryango mu maboko y'Imana bw'amasaha y'amanywa cyangwa y'ijoro agiye gukurikiraho. Mbega umugabo mwiza. Imana ibashoboze mwese kuba abagabo beza, kandi natwe dushoboze kuba abagore beza. Twihute dusubire ku mushune mu kubera igihe gito dusigaje. Twihute dusubire ahandi warugeze ku murongo wa kangahe? Warugeze ku murongo wa 13. Komeza wa 14. Twihute. Umurongo wa 13 twabaga tutarawusoma. Abwira umugaragu we ati mubwira uti dore neza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Yego. Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Urashaka kuba ministre, urashaka kuba ministre tugushyira muri agenda. Atoya ndi uwo mu bacu. Niko yamushubije ngo nibera hehe mu bacu, nibera mu itorero, ntabwo nkeneye kumenyekana, nkeneye agakiza. Komeza wumve kiraryoshye. Elisati twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati hari umwana w'umuhungu atagira kandi umugabo wagenje gute? Arashaje. Umwana w'umuhungu n'umusoma neza, uramenya igisobanuro ki? Nimwumve, reka dusome mbakumuze gusoma. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba ati karamaraza, ahagara ku muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe. Reka mbabwire rero buriya kwizera nta gisa nabyo. Muri iteraniro ushobora kuba urimo umaze igihe nta mwana ufite. Reka mbabwire ikintu kitangaza Imana yadukoreye ubushize. Nari mu materaniro yuzanya rubandi, hari umubyeyi umaze imyaka bari ngahe, nabibwiwe na gasore. Ntabwo mbabeshya bya bindi by'ibikuru by'ababwiriza, ntabwo ari ibikuru. Umugore gasore ni wamamagaye arambwira ati wa mubyeyi yabyaye hirya aho nagiye hajya ni hehe icyumva mbaye njyana. Uzabaze gasore zakubwira uwo mubyeyi yari yararushya horarira. Nuko mureke mbabwire twaramusengeye igihe nk'ikira afite umwana w'umuhungu. Imana ni igitangaza. Mureke mbabwire nawe ushobora kuri muri riteraniro umaze igihe nta mwana w'umukobwa nta mwana w'umuhungu
Imana yakugira neza muri amatarano y'umuryango, igihe n'iki tukazatambutsa ishimwe, Imana ikaguha umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Ese mwari muzi ko umukobwa ari umuhungu? Jewe Imana yo mu ijuru rero kambabwire, nayibonyemo imbaraga, yagiye nkoresha n'ibyo bahungu. Mabuko nabamaranye imyaka 21, Mushyingura afite imyaka 101. Mama mumaranye imyaka 3, Mushyingura afite imyaka 83. Mu rugo iwanjye nimuka nkabimukana ukarago ka pastor, nkimuka nkatukimukana. Gusa sindi umuhungu we, kuko Imana yabishoboje. Reka mbabwire, umwana wese nubwo Bibiliya hari icyo bishaka kuvuga, ariko n'umwana w'umukobwa yakubera umuhungu. Haleluya. Nuko none haramuhamagaye, aritaba, araza. Tumugenzereza gute? Kubera neza yatugiriye nyinshi, yadukoza ku mutima. None uyu mugabo tumugenze atumva. Ndabizi neza ko nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo wagenje gute? Arashaje. Ati muhamagara ze ngaho. Umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Haleluya. Haleluya. Umwaka utaha nk'iki gihe wowe ntiwaba ukikiye umwana w'umuhungu, uwibigaragara n'ubitagaragara. Ntiwaba ukikiye Emmanuel, umuhungu urenze abahungu ba mwisi, agakiza karatashye mu muryango wawe, uvuye muri divorce, uvuye mu gutandukana, uvuye mu ntonganya. Yesu yicaye iwawe mu rugo mu izina rya Yesu. Umwaka utaniye gukorera akakuvunjira amahana agashira, maze ugasigara witonda, ukaba umugore wumva kandi wumvira, ukaba umugabo ukunda umwami Yesu. Umva Nabaramusubiza ati oya databuja muntu w'Imana we, oya databuja muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe, bari banakuze, ariko cyane umugabo we yarashaje. Hanyuma umugore arasama. Umugore agenze gute? Kuko n'Imana ibivuze, tuvuge ngo haleluya. Ariko kigombe ko mperuka muvuga cyane, muvuge ngo haleluya, amena. Ariko murumva icyo Uwiteka avuze, muzirikane ko yari umuntu w'Imana warugeze kuri uwo musozi. Nanjye mu izina rya Yesu Kristo, nk'Imana yantumye hano, ushobora kuba ufite icyo kibazo, Imana ikugirije neza. Ntabwo nkuzi mu izina, ariko nanjye ukwizera ndamwe ibiganza Imana ikugirije neza, kandi mu buryo bwa mwuka ndetse n'ubw'umubiri, byose bikore mu izina rya Yesu. Areka tuza turi abantu b'Imana. Iyi Imana yo mu ijuru dutumye iratubwira tukavuga, kandi Imana ikabikora, si twebwe. Imana ibikorera ikigombe kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Unazahuke mu by'umwuka, kandi Imana ikuremera amashimwe, kuko umwana ntago wamugura, imukumpere mu izina rya Yesu. Nuko igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu. Nuko sahigeze abyara umwana w'umuhungu. Nkuko Elisa yagenje gute? Yamubwiye, maze umwana w'umuhungu agenza gute? Ariko ndashaka ngo twihute, kuko nshaka ko dusoza. Uyu mwana w'umuhungu nihuse vuba yaje kurwara, maze amaze kurwara yari ari kumwe na se mu murima. Burya abagabo bakunda ibintu byoroshye, abagabo bose bakunda ibintu bigagora. Amaze kurwara amuhereza kwa nyina. Musome aho ngaho murabibona. Kubera igihe gitoya ngiye kubivuga amagambo, ariko mwe musome. Abwira umugaragu ngo mujyane kwa nde, ngo mushyire nyina. Yabonaga umuriro wamuzonze, umuriro wabaye mwinshi. Nuko ageze kuri nyina yicaye ku bibero, umwana arapfa. Musome. Nuko amaze gupfa, reka mbabwire, mbega umugore nigiyeho. Uyu mugore yanteye ubutwaye ntari mfite. Ntabwo yahamagaye umugabo, ahubwo yabwiye umugabo ngo nyoherereza umugaragu n'indogobe. Indogo birahageze, ayicaraho, yirukankana umwana, amujyana hahandi muri kakumba yuba. Ineza iragaruka, we uzagira neza wigendera. Ineza igenze gute? Iragaruka, maze arurira ajyana icyo gice aho. Muze kwasaba mwitonze, ubwo ngende mukwihuta ko nshaka gusoza. Isaha ya saa 6 none ndengejeho iminota 10 ninga kasoze. Nuko noneho arihuse amugije hahandi muri cya cyumba cya wa muntu w'iki. Muzirikane yabwiye umugabo we ngo twubakire umuntu w'iki, kuko mbonye ko ari umuntu w'Imana wera. Nuko aramujyana, maze kuhamushyira arirukanka abwira Gihazi ati ngwisi nakubwiye ngo wibeshya. Nuko handitse. Hanyuma ahita yohereza umugaragu ati hute twariye inkoni, numara kujyana inkoni nugerayo uyikoze ku mazuru,
umwana hanyuma umushene mukaza aramubwira ngo ya ndahiye Uwiteka Imana nyine ngabo singusiga hano turajyana. Abonye amubwira ati simbyemeye, aramukurikira. Nuko barihuta arazamuka muri kakazi umuzirikane wo kari hejuru. Ahageze Gihazi ubarara kuri jewe hano ngaho Gihazi amubararaho amazuru ku mazuru, umwuka ku mwuka, amaboko ku maboko. Umwana arashyuha arazuka mu izina rya Yesu. Ineza iragarutse. Niki igitekerezo kivuga muza kukirangiza mu gisome. Iki n'abadivanasi dusigaye turwaye, ntabwo dushaka kwiga, ntabwo dusoma, nukujyana telefone nyine Bibiliya twarazitaye, nubumbura ntabumbura, usome kirakuryohera wigenda. Nuko noneho ureka ngiye gusoza sibyo se. Hanyuma umwana amuzenguruka, harongera ajya mu cyumba, arongera arazenguruka, maze umwana arongera inshuro ya kabiri abunamaho, asoza inshuro ya kabiri. Umwana yitsamuye karindwi. Umwana yitsamuye kangahe? Bisobanuye icyuzuye, igishyitse. Haleluya. Nuko umwana amaze kuzuka aravuga ati ngaho muterura umuhene amuhe nyina. Icyo shaka gusorezaho muri aya masaha, ndagira ngo mbabaze imiryango imaze igihe nta mwuka ifite, imiryango imaze igihe yarapfuye, Imana yayizura mu izina rya Yesu. Imiryango imaze igihe ikereye umwuka itaza aho yahera, nyamureka hera uyu munsi wa none. Imiryango imaze iminsi irashavuye, nyamuneka musomere umurongo wa 10 wonyine, hanyuma ujye kwicarira. Umurongo wa 10 wonyine, sura ku murongo wa 10 icyo gice, hanyuma njye kwicarira. None ndakwinginze ubaka kumba hejuru y'inzu. Uhagaze gatoya, abantu bicaranye bari hehe? Umugore n'umugabo bicaranye bari hehe? Abicaranye mufate mu kiganza, abagize amahirwe yo kwicarana. Ntabwo ushaka ko muhaguruka, ntabwo ushaka kubareba, ariko Imana ibarebe. Mufate mu kiganza. Banza umwongorere uti ni hehe tugiye gushyira icyumba cy'Imana mu nzu yacu. Mwongorerane buhoro. Ubwo bongorerana nawe uri wenyine, utari kumwe n'undi mutazanye, cyangwa umusore cyangwa umukobwa, baza mu mutima wawe uti ni hehe ngiye gushyira icyumba cy'Imana. Subira muri aya magambo tuyasubiremo twese. Soma buhoro, dusubiramo twese. None ndakwinginze. Dusubiramo twese. Twubaka kumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Icyumba cy'Imana mu nzu yawe, icyumba cy'Imana mu nzu yawe. Ndakwinginze twubake icyumba. Aya masaha, aya masegonda, ninde wemera gusaba Imana imbabazi aho yasenye igicaniro cy'Imana mu rugo rwe, aho yasenye igicaniro mu mutima we, aho yasenye igicaniro mu bana be, aho yasenye igicaniro ku mugabo we, aho yasenye igicaniro ku mugore we. Ariko uyu munsi akavuga ati Imana, nongeye kwihana bundi bushya ineza y'Imana imbeho, nongeye kwiyegurira Imana mu icyumba cy'Imana mu nzu yanjye kiboneke mu izina rya Yesu. Ninde ushobora kumara amaze akaramura ikiganza akavuga ati ngisabye data kandi akimpe? Icya kabiri, n'uwuhe muryango uvuga uti natwe dukeneye ko Imana itugira neza kuko umushunemu yamugiriye neza? Ushobora guhagarara tugasenga Imana. Ushobora guhagarara wumva ubikeneye tugasenga Imana. Ushobora kumva Imana uyifitiye icyizere, ushobora kumva ufitiye icyizere ijambo ry'Imana, ukumva hari ibyasenyutse ariko Imana yakubaka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyasenyutse byose Kristo yabyubakiye i Karuvari. Ubwo uwe yitambiraga umunyabyaha akavuga ati ni njyewe kuzuka n'ubugingo, unyizera ntiyazapfa azahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Uyu munsi nawe Kristo yakunamaho akaguhuhaho umwuka we, maze ugahembuka mu izina rya Yesu. Urugo rwakunaniye, urugo rwagucanze,
umukobwa byaragucanze mu gukunda, umuhungu byaragucanze, ugira abakobwa muri telefoni benshi, ariko uyu munsi Imana yakugirira neza ikaguha umwuka wayo, maze ikaguha kurobanura, ukamenya amahitamo avuye mu ijuru. Ushaka kunyemera muri ayo mahitamo ukemera kwiyegurira Imana. Rambura ikiganza, rambura ikiganza, tugiye gusenga, twinginga Imana mu mutima. Ushobora kuba nawe ukeneye umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, ushobora kuba ukeneye Emmanuel Yesu Kristo wabambwe, ushobora kuba ukeneye ku rugo rwawe ruhinduka paradizo. Urarambiwe kuba ari Gihonomu, rubaye igihe kinini muri Gihonomu, urarushye nta mahoro ahari, urataha ntusuhuza, urataha ntusuhuza, urataha ntuvuga, uvugisha televiziyo. Ushobora kuba urambiwe ukeneye kuruhuka. Rambura ikiganza ubikuye ku mutima, kadusenga Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, turambura ibiganza byacu tubitunze mu ijuru, aho data ari kandi ari umuneshi. Imana itaginanirwa, Imana itaneshwa, turitanze bundi bushya. Ntabwo dutambutse hano ku ruhimbi, ariko imitima yacu iratambutse. Dutambutse imbere y'amaso yawe, yaba umukobwa n'umuhungu, yaba umugore n'umugabo, turatambutse twese Mana. Tugirira imbabazi mubyeyi mwiza. Ntabwo dushaka ingo zizasigara mu isi, turagusaba imbabazi ngo tuvunjire aho twabigizemo uruhare, tugasandaguza igicaniro, tukagisenya. Turinginga mu ijuru kugira ngo data wa twese uduhe imbabazi. Turakwinjiza kugira ngo duhindurire amateka, tuba abagenzi barwana kandi batsinda mu izina rya Yesu. Iri torero rya Kigombe Mana yanjye uriho umugisha, uryagurira imbago, abadafite akazi ukabahe, abakeneye abantu babahe, n'abakobwa bakirambagiza ubavunjire, uzabaha abagabo beza, abahungu bacu uzabaha abakobwa beza. Ayi Uwiteka Imana Nyiringabo, abazubatse barinde kuzisenya, ahubwo bazigumemo, bazigumemo. Ikimenyetso cyo kunesha no gutsinda mu izina rya Yesu. Ayi Uwiteka kuri uyu musozi, kuko ruraha hantu n'abazengurutse aha ngaha bahumurizwa n'ijuru mu izina rya Yesu. Dusengeye aha hantu twaka Imana umugisha, reka n'abatuye muri umujyi bagubwe neza mu izina rya Yesu. Batugiriraho umugisha kuko turi abantu b'Imana. Umuntu w'Imana ageze mu mudugudu aramenyekana, natwe reka tumenyekane ko turi abantu b'Imana. Aho twatsinzwe tugusabye imbabazi data. Turambuye ibiganza byacu mu ijuru, aho gutabarwa kwacu kuri ntudusiga utaduhaye umugisha Mana. Ntabwo tukurekura utaduhaye umugisha, turashaka umugisha, tugusabye umugisha Mana. Ntabwo tukurekura utaduhaye umugisha. Dufatira imitima maze duhe umugisha wawe. Duhe umugisha mu miryango, duhe umugisha mu kubaha Imana. Tugarura icyumba cyatandukanye natwe. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Ntabwo ujye turekura umubyeyi mwiza. Reka ikuzo, icyubahiro, kuganza bigotura iteraniro, maze umwuka w'Imana uva kuwiteka usaba iteraniro ryose riri hano. Niko gusaba kwacu databa twese, twizera ko twumva, twese abizera tuvugira hamwe ngo ushimwe, kandi mu izina rya Yesu Kristo turakwizeye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mani bahuje.